kino kivuze ibintu byinshi cyane kuko urebye icyambere cyo tumenyereye ko abakaraza benshi baba ari abagabo ariko ari icyo bita uburinganire n'umwenda. Ese kuba washushanya ku mwenda no ku kibaho ni ibintu ni bimwe cyangwa abari kuntu babitandukanye? No, biri differa kuko umwenda ari formule ubanza gukora uka-applying irangi rya mbere kugira ngo uze kushushanya, ariko ikibaho urumva ko nyine utushushanya bitewe n'igihangano. Life is good, but it can be better. Enjoy your life with Abaton TV. Right now I have the superstar, the super talent, the super young, the hip hop in Rwanda. Uko mubona rero turi kumwe n'umusore usanga ukiri mutonya cyane. Uko mubona imbere ya kamera mubona n'umusore ukeye cyane, urabona ko cyangwa hagaze cyo sitwavuga amafaranga agihagaze bwaraza kwivuga. Reka noneho dutangire yibwira abakurikiye Abaton TV. Ese ni muntu ki yaba agezwa n'iki? Ngo nyigereza fane huhe ambaning deep mu bushyuhe mbwira ni banana map nikure. It's killing, maybe nifuhe sebori teneza ngo barusha black skin melanin akaseko keza, you've got one misses in me, so mvugiriza trumpet my girl, I wanna hear trumpet my girl, mvugiriza trumpet my girl, trumpet wanyita V-boy king, the Switzerland are with the baddest. Nkuko tuba twakomeje kubabwira ko impano ari ikintu kinini kandi impano ishobora gutunga umuntu. Impano rero umuntu akenshi usanga yaba adafite impano imwe muri rusange. Nkuko uyu munsi rero twakoze urugendo rutari rworoshye ndetse no kurangiza n'ibyari byoroshye, ariko nyine n'urugendo rukomeye kandi rufite n'ikintu ruri busigire umuntu twakoranye urugendo nawe. Twavuze yuko twaganiriye nawe atubwira ko ari umuhanzi, ariko si ubuhanzi gusa dore ko nyine ari n'umwa artiste. Ese ubundi mbere yaho yuko twinjira muri artiste, ubundi nkawe ubwawe artiste ni iki? Kuba umu artiste bikubiyemo ibintu byinshi. Ari secteur ya musique, peinture, by'umodo, arimo ibintu byinshi cyane by'ubunyabugeni. Ari abo usanga bafite tala yo kubikora, hari n'abandi bagenda kubyiga, ariko iyo ufite tala kenshi biba byiza iyo ugiye no kubyiga ukabiminuza. Nanone noroma aho ngaho nyine tubwiye ibice biri muri artiste, ariko nanone reka duse ngaho twibanda nyine ku gice nanone cyawe kindi cya kabiri, aricyo mu kinyarwanda bita igice cy'ubugeni. Ese iki gice cyawe cy'ubugeni cyangwa cyo kuba nyine waba umushushanyi ubifatanya gute n'umuziki? Ese ibi byo waje kubyinjiramo gute muri rusange? Kuko ndi nkuko nigeze kubabwira mu rugo ibintu biri principal ni peinture na musique. So ababyeyi banjye bombi bakora ibintu bya art, ariho natwe nibyo twakuriyemo, nibwo buzima, nibyo budutunze butugeze hano kugeza n'aka kanya. Biza kuba akarusho nyine mw'Impano nagiye mu bigo byatumye nyine n'improvinga. Ibyo nagiye nigaho byose nyine mufata nk'amasection yanjye. Urebye nyine n'ubundi twinjira hano twagiye tubonamo ibishushanyo bigiye bitandukanye, ibikoresho bimwe na bimwe mugenda mwifasha kuba mwategura ibihangano bigiye bitandukanye kandi ibihangano byiza cyane. Ese nyine ubundi ku wowe ubwawe ku giti cyawe wumva ikijyanye n'ubugeni cyangwa mu gushushanya ubyumva ute muri wowe muri rusange? Icyo nabivugaho bya mbere ni fun, ni ibyishimo, kuko nk'iyo uri gukora igihangano runaka, cya mbere cyo bikuruhura mu mutwe. Kuruhura mu mutwe, wamara no kuruhuka, kuko nyine urumva stress bikurinda. Ikivuyemo ushobora kukigurisha cyangwa se kikaba umutako mu nzu, wagitangamo nk'impano mbese. Ese nk'iyo watangiye kuba wakora igikorwa cyawe n'igihangano cyawe, urebye igihangano cyawe iyo wagitangiye
kigutwara iminsi ingahe cyangwa kigutwara amasaha angahe kugira ube ukirangije neza cyane? burya biterwa n'igihangano. Hari ibyo nkora kuvuga ngo wenda mbe nkora wasting time, hari ibyo nkora mvuga ngo ni akazi k'umuntu runaka, hari ibyo ukora uvuga ngo hari ikintu ugamije runaka wenda uzerekana cyangwa se uzabika kugira generasiyo wenda ninazima wenda bizagaragare ikindi gihe. So ubwo biraterwa. Hari igihe umuntu akubwira ngo nkeneye igihangano cyanjye mu minsi runaka, umunsi umwe cyangwa se amasaha cyangwa se ubwo urumva aho ngaho ni fast tugikora. Wow. Twakomeje tuvuga ibihangano nyine, abantu nabo badukurikiye baba bafite amatsiko kumenya ibyo bihangano nimba kandi nanone ubifite ari ibyawe. Dusa nkaho utwereka ku bihangano bimwe byawe waba ufite ubu ngubu ari wowe wabyikoreye, idea ari izawe, ndetse ukabasha no kuba wabishushanya ukabirangiza. Okay, iyi inspiration yanjye yari u Rwanda rwiza. U Rwanda rwiza, iyo mvuze u Rwanda rwiza, icya mbere cyo abenshi bumva ni imisozi igihumbi. Imisozi igihumbi harangwamo ibisimba byinshi by'ubwoko bwinshi bitangaje, gusa hakaza ikinyembaraga aricyo ingagi. Iyi ngagi mubona nayise rwiza, u Rwanda rwiza, ikurura benshi, niyo mpamvu uzayibona no kuri ya noti twese twemera. Okay, ni ukuvuga ngo igitekerezo cyawe cyo kuba washushanya ingagi cyaturutse he nyine ako kanya bakikubwira ngo ugire ikintu uze uperforming werekane? Igitekerezo cyahise kivaye kugira ngo ube wahita ushushanya ingagi? Igitekerezo njyewe ubundi uko nakuze, nakuze nkunda ingagi. Muri njyewe nkunda ingagi. Mu bisimba byinshi byose watekenye nkunda ingagi, so niyo yajemo mbere aba ariyo nshushanya. Urakoze cyane. Reka dukurikire ikindi gishushanyo nacyo nyine twumve ubusobanuro bwacyo n'icyo kivuze. Iki nyita byishimo by'abagore. Icyo nshatse kuvuga, urabona hano hari abategarugori bari gukoma ingoma, ni abakaraza kazi. Uko bakora music niko baba bishimye nyine, so niyo mpamvu nabyise byishimo. Byishimo by'umugore wo mu Rwanda. Nuvuga ati ibyishimo by'umugore wo mu Rwanda nyine ni ugukoma ingoma? Oya, ntabwo ari ugukoma ingoma, ariko nyine nabyo birimo. Nuvuga nyine urebye ko kera hose nyine abategarugori cyangwa n'abagore bo mu gihugu cy'u Rwanda bari barasigaje inyuma n'amateka nyine, nabo batabasha kuba babona ibyishimo muri rusange. Urangije uravuga ati reka mbakore igihangano cyabo nabo mbashe kuba nyine nabahesha ishema, dore ko no muri iki gihe nyine haje ikintu cy'uburinganire ndetse no guteza imbere abari n'abategarugori b'igihugu cy'u Rwanda. Igihangano cyawe kikaba cyitwa byishimo. Urakoze cyane. Twe tugeze nyine kuri icyo gishushanyo aricyo nyine tugira ngo udusobanurire kugira ngo n'abantu baba badukurikiye bajye bumva ubuhanga abantu bakora ubugeni cyangwa abantu b'abashushanyi baba bafite muri bo. Nk'uko ngende kwibona ubusobanuro nyine birimo imbere muri njyewe, ndi kubona ibintu bitandukanye, n'abadukurikiye nabo bari kubona ibintu byabo, ariko nyine uba ufite igisubizo cya nyacyo ni nyiri gikorwa, nyiri bugeni nyine niwe ubuzi ikiba kirimo maho imbere. Ntangira ngo nyine udusobanurire muri rusange icyo gishushanyo cyawe ni iki kirimo. Iki gishushanyo nakise heartbroken mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Natekereza ko umutima ubabaye cyangwa se wakomeretse. Muri iki gishushanyo ubundi ndabanza babwira ubwoko types z'ibishushanyo zihari. Hari ibishushanyo muzabona ukahita ubona ko niba ubonye nk'isura y'umuntu
ukahita ubona ko ari umuntu runaka. Hari ibindi bishushanyo biba bizimije nk'iki ngiki ku buryo ukibona ukabanza ukakigaho ukabona wenda utari kubyumva, utari gusobanukirwa neza. Iki ngiki cyo kirazimije. Ku muntu uri kukireba ashobora kubonamo amashusho atandukanye, gusa ukirebye neza wabonamo ishusho y'umukobwa w'umunyafurika ubabaye, uri mu gahinda, uri heartbroken nyine. Ese nk'uko bitubwiye nyine ko harimo ishusho ry'umukobwa nyine uri mu gahinda w'umunyafurika, igitekerezo cyavuye kugira ngo ube watekereza kuba washushanya muri ubwo buryo ndetse ukaba waranagihaye n'iryo zina nyine ry'uwo mukobwa uri mu gahinda? ku African women, ba mama wacu b'abanyafurika. Ugiye kureba kenshi uhereye mu myaka ya kera ya mbere y'abatubanjirije, umugore w'umunyafurika agenda ahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, byinshi, akagira akababaro. Ubundi akenshi kera ibyishimo byabaga ari bike ku mugore w'umunyafurika, ndakeka, kuko nta ruvugiro yari afite mu bantu. Umugabo yumvaga ko ari we wenyine wavuga. So iki gishushanyo cyerekeye n'umugore ubabaye biva ku mubabaro nyine. Birumvikana biva nyine ku mubabaro baba baranyuzemo, dore ko nyine batari bafite kivugira, batari bafite ababarengera, batari bafite ubwisanzure nyine nk'ubw'abagabo, nk'abantu nyine muri rusange babayeho muri sosiyete ziba zigiye zitandukanye. None se muri aka kanya tugana ku musozo, ni iki wabwira abantu muri rusange baba bakunda ibijyanye n'ubugeni, ibijyanye no gushushanya? Ni iki wababwira? Icyo nababwira cya mbere, banze bakonsantere ku muco wabo, bateze imbere umuco nyarwanda. Ibihangano byabo akenshi iyo turi gushushanya twirukanye ibihangano byo hanze, ku buryo utavuga ngo urashushanya nk'umwami runaka nyine ukajya kwishushanyiriza nka ba Che Guevara. Mbese urumva nyine abandi bantu kandi ikindi, u Rwanda rukikijwe n'ibintu byinshi byiza. Wagenda ukareba umusozi runaka ukawushushanya, ibisimba runaka mu maparike biruzuye. Tubanze tube proud y'igihugu cyacu. Noneho ikindi se nanone wabwira baba badukurikiye, baba bagiye batandukanye, urabizi abantu baba bakurikiye abandi baba bafite imyumvire igiye itandukanye nabo. Wowe ushobora kuba ukunda iyi mpano yawe cyangwa ukunda gushushanya, ariko ndetse abadukurikiye bakaba bumva ko ari ibintu byo kuba bari guta umwanya, ari ibintu bidafite ejo hazaza heza, ari ibintu nyine bidafite ikintu gikomeye cyane cyabafasha muri bo ndetse kigafasha na sosiyete nyamwinshi. Wowe muri rusange n'iki wababwira? Icyo navuga cyo cya mbere ni hari ibintu bitazigera bizima kuri ino si ya Nyagasani mpaka ku munsi wa nyuma. Harimo art, harimo umuziki. Ubwo icyo nasaba cyane nk'ababyeyi cyangwa se abandi bantu bakuru bafite ubushobozi ni uko bazajya aricyo bita talent detecting, nyine bakadetekta, bakamenya kureba impano ziri mu bana cyangwa se abandi bantu runaka, bakabafasha kuzamuka. Kuko hari abana benshi cyane usanga umubyeyi akubwira ngo ubwo ugiye muri iki ngiki ubaye ikirara, nyine bakabifata ukundi. Ariko uwo mwana umufashije mu rugendo rwe, wasanga ariyo Ufite nyine ari bwo buzima bwe. Ubwo rero icyo nasaba ababyeyi, bafasha abana babo, babumve, ariko abana nabo ntibirare, babifatanye no kwiga. Kuko hari igihe umuntu akubwira ngo atangiye nka music cyangwa se agiye mu gushushanya cyangwa indi tara runaka,
akahita nyine yumva ko ari byo byonyine agiyemo, ntiyige, babanze bige kuko kwiga biguha baze y'ibyo ugiye gukora. None nk'uko tukubona turabona uracyari mutonya, uracyari urubyiruko rw'ejo hazaza. Ese kuba waraje kwisanga muri iki gikorwa cy'ubushushanyi ntango cyaba cyarabaye imbogamizi yawe y'ibindi bikorwa byawe wakora nk'urubyiruko, nk'umuntu ufite imbaraga? Oya, ahubwo navuga ko ari byo bimfasha mu bindi byose nkora, nibyo bimfasha kuzamuka. Ese iyi kariyeri yawe yo gushushanya cyangwa iyi industry urimo, ari abantu baba babona nyine ari ibintu babira? Ese gushushanya, ubugeni ushobora kuba bwatunga umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi, nta kandi kazi agira akora ari ibingi byo gushushanya? Ibyo nabitangira ubuhamya kuko hano magazi ndabikesha umubyeyi wanjye, nibyo byadukujije. Nanjye kenshi nibyo binsaporta nyine mu bindi byose nkora, kuko ubugeni burimo chance nyinshi cyane. Baka kandi tuvugana nawe, hari amafaranga wariye y'ubugeni? Atari make. Birumvikana ni ibintu byiza cyane. Rero ni ibintu uba wagiyemo nyine ubikunze, birumvikana ko hari ikintu kirimo kandi kitari gitonya cyane. Reka rero tugane ku musozo wacu, nk'uko mubibonye nyine tubashe kuba twabona impano afite zigiye zitandukanye. Tuganire ku bijyanye n'ubugeni, ubushushanyi, atubwiye uburyo yabikoragamo, atubwiye uburyo abikunda, atubwiye n'icyo bimufasha, agize n'icyo akangurira urundi rubyiruko muri rusange ndetse n'abandi bantu, sosiyete nyarwanda babifata kwinshi kuba kugiye gutandukanye. Twongeye gushimira mwese rero mwafashe umwanya wanyu mukadukurikirana. Njye mwari kumwe nawe muri kiganiro y'Umusare. Mwe mutari mwakora subscribe, muduhe ibitekerezo bigiye bitandukanye. Abadukurikiye bari impande zose z'igihugu ndetse n'impande z'isi turabashimira cyane. Ibiganiro byo nakagaruka. Ciao.